Hello. Mumeze mute inshuti bavandimwe abakunzi ba Wideland TV aho muherereye hose kabisa ndabasuje cyane. Nishimiye kongera kubana namwe kabisa mu nyungurabwenge ya none. Tugeze kuri episode ya 12 niyo tugiye kugarukaho kabisa, irimo amagambo akomeye gusa amagambo ngiye kugarukaho nigeze nyandika kuri TikTok yanjye, kuri account yanjye ya TikTok. Hari abantu ngira ngo babiri bamfollowinga cyane kuri TikTok bansabye ko nabasobanurira ayo magambo nkazayabasobanurira mbicishije mu nyungurabwenge kuri YouTube. Ubwo rero muranyihangana n'ubundi impamvu ntari yashyize mu magambo nashyize kuri iyi channel nuko narigeze nyakoresha ku yindi ku rundi rubuga nyine narakoresheje kuri TikTok. ndavuga ubwo nigeze nyakoresha reka nyareke, ni nayo narabanje guheraho nandika aya magambo y'inyungurabwenge ngenda nandika, ariko ndavuga reka yinyataruke ubwo mpera niyo yari ku mwanya wa mbere, ariko ngiye gutangira kubahereza aya ma episode atandukanye y'inyungurabwenge yo ndayitaruka mpera ko yari ikurikiyeho. Ariko uko nabonye abantu bansabye kuba nayasobanura cyane ko yari no mu rurimi rw'icyongereza, ndavuga okay nta kibazo nzashaka umwanya nzasubiraho. Muranyihangana rero kuba n'ubundi ngiye nashatse kuba nagenda ntegura amagambo ari mu rurimi rw'ikinyarwanda, ariko murihangana ko ari mu rurimi rw'icyongereza ndaza kuyabasobanurira kugira ngo mwumve ubutumwa nashaka kuba natanga mu rurimi rw'icyongereza cyangwa se no mu kinyarwanda nyabasobanurire. Reka twe gutinda rero mu magambo duhite tutangira tunayagarukaho. Inyungurabwenge y'uyu munsi rero ariyo episode ya 12 iragira iti: To regret is not matter, the hard problem is always being regret about one matter. Asubira muri To regret is not matter, the hard problem is always being regret about one matter. Aya magambo icyo nari nshatse kuba navuga cyangwa se icyo asobanuye mu kinyarwanda ni ukuvuga ngo ukwicuza ntabwo ari ikibazo, ahubwo ikibazo gikomeye cyane ni uguhora uwicuza ku kintu kimwe cyangwa se ku kibazo kimwe wigeze kwicuzaho nanone ukongera ukakicuzaho. Mu by'ukuri nicyo nashaka kuvuga, kuko buriya mu buzima umuntu ashobora kuba yakosa, agakora ikosa rikomeye, agakora ikintu kitari cyiza, ariko mu by'ukuri ikibazo gikomeye cyane si uko wabikoze, si uko waguye mu ikosa. Ikibazo si uko wakoze ikintu gituma ukicuza, nyine kuba wicuza ikintu runaka wakoze ntabwo ari ikibazo, ahubwo ikibazo gikomeye ni uko uyu munsi ubyicujije n'ejo cyangwa se nyuma y'igihe runaka ukazongera kwicuza nako nanone wabikoze. Mbese muri make guhora usubira mu kintu ukakicuza n'ejo bundi ukazongera kwicuza ko wowe nawe ngiye kugisubiramo. Mu by'ukuri wari ukwiye kuba wakwirinda kuba wakongera kugwa mu kosa rituma wicuza ikintu wigeze kwicuza nanone ngo wongere ugikore bigutere kongera kukicuza. Nibwo butumwa ahangaha nashaka gutanga. Ni nabwo nari nyitangira kuba nagenda nandika amagambo y'inyungurabwenge, ubwo nibwo nayashyize ku rubuga rwanjye rwa TikTok. Mu by'ukuri ubu butumwa ngira ngo niba uri umuntu usobanukirwa cyangwa se ukunda amagambo harimo ubuhanga, urumva ikintu ashatse kuba yavuga. Mu by'ukuri kuba wakosa cyangwa se wakwicuza ku kintu runaka cy'ikosa wanyuzemo, cyangwa se ku cyemezo runaka wafashe kitari gikwiriye ukicuza, ntabwo kuba wicuje icyo kintu rimwe ntabwo ari ikibazo, ahubwo ikibazo ni uko wakongera kuzakicuza kuko wongeye kukigwamo ubugira kabiri cyangwa ubugira kenshi. Mu by'ukuri rero icyo nashaka kuba navuga ahangaha ni ukuba dukwiye kwirinda kuba twasubira mu makosa twigeze tugwamo. Mu by'ukuri niba ari ikosa runaka wigeze ugwamo ukaryicuza, uzaharanire kwirinda ko byazongera gusubira, kuko iyo risubiriye tena urongera ukaryicuza. Aribyo nashaka kuba navuga ahangaha. Mu by'ukuri rero aya magambo kuvuga ngo to regret is not matter, the hard problem is always being regret about one matter.
uzajya uyakoresha ushaka nko kubwira umuntu yuko buri gihe ahora yicuza ibintu runaka yagiye akora bitari byiza, cyangwa se ahora agusaba imbabazi, cyangwa se we ahora asaba imbabazi z'ikintu kimwe buri munsi akagisubiramo, akakicuza uyu munsi ejo akagisubiramo, cyangwa se niyo kwaba atari no gusaba imbabazi agakora ikosa runaka, icyo yihannye uyu munsi n'ejo akongera akacyana nyuma y'igihe runaka. Ni urugero, niba ari umuntu muri nk'inshuti cyangwa se niba ari nk'umuntu runaka muhana gahunda agakunda guhora wenda agusaba imbabazi cyangwa se akwiyekiskizaho ku ikosa runaka, kandi n'ejo bundi akarisubiramo, mu by'ukuri uyu ni umugani ushobora kuba wamubwira, cyangwa se ni amagambo ushobora kuba wamubwira, kandi akaba ari umuntu, yaba ari umuntu ufite mu mutwe yatekereza neza, cyangwa se wumva neza akaba yayatekerezaho akaba yamuhindura. Ngushimiye kuba wafashe umwanya ukumva amagambo nk'aya ngaya y'ubwenge. Niba wumva aya magambo tugenda tugaruka cyangwa se twandika, cyangwa se n'ibindi biganiro tugenda dukora ari byiza, mu by'ukuri wadushyigikira, cyangwa se niba uri mushya kuri channel wadushyigikira kugira ngo uzagende ubona n'ibindi biganiro byinshi tugenda dukora. Ndagushimiye, wakora subscribe tukazasubira no mu bindi biganiro byinshi bitandukanye. Iyo nkunga yawe ndayigushimiye.